rutonde tubonaho ba rwiyemezamirimo 10 babanjirije abandi mu Rwanda n'umwihariko w'ibikorwa byabo. Ubuheruka twabonye ko Janet Nkubana na Joy Ndungutse agahaya ranks ku mwanya wa 10, Nyagahene Eugene wa Teledis Group ku mwanya wa 9, Professeur Rwigamba Barinda wa IRK ku mwanya wa 8, Dr Kanimba Pierre Celestin wa Polyclinique La Médicale ku mwanya wa 7, Sina Gérald ari ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 Rusirare Jacques Ameki. Ujya wumva bavuga ngo ujya kubarahera kuri rimwe, nguko uko inkuru ya Jacques Rusirare ibarwa uhereye ku mafaranga 100 yahawe na mushikiwe, maze bikamutera umwete wo gutangira gucuruza utuntu duciriritse akiri ku ntebe y'ishuri y'amashuri abanza. Jacques Rusirare wavutse mu mwaka w'1949 avukira Rwamagana, abamuzi neza bemeza ko izina rye ari igisobanuro nako irindi zina rihabwa amarangi. Uzi ko Rusirare n'amarangi biri synonymous, afite uruganda rw'amarangi, amarangi meza kandi. Jacques Rusirare nyuma y'uko ibyo gukomeza amashuri byanze yiyeguriye burundu ubucuruzi mu mwaka w'1969 kuko nibwo yabonye registre de commerce yitetini namba y'iki gihe. Ubwo yaramaze guhabwa registre de commerce, imvuga ivuga ngo icyo werekejeho amaboko ugikorana umwete yayihinduye ingiro, maze nawe si ugukora karahava, ava ku ntera imwe ajya ku yindi, ngo mu kugura amamodoka yifashisha mu bucuruzi, by'umwihariko azengurutse ibinyobwa bya Bralirwa kubo yabiranguzagaho, ngo akatagurutse ntikamenya iyo bweze. Mu mwaka w'1975 Rusirare yatembereye muri Kenya, asanga bakora ibikoresho bikoze mu mbaho meuble, atahana igitekerezo cyo kubikora. Mu mwaka w'1982 Ameki Atelier de Menuiserie de Kigali biravutse. Izina Rusirare Jacques yabaye icyitonderwa mu guhanga imirimo ubwo yiyemezaga gukora amarangi. Ni nyuma yahaguze imashini imufasha gutunganya vernis akore yifashisha mu mirimo ye y'ububaji, maze agasanga iyo mashini ibasha no gukora amarangi, maze nawe suku yacanga karahava. Ayo marangi asesekara ku isoko nka Ameki Color. Rusirare mu ruhando rw'aba rwiyemezamirimo atangira guhagarara ku maguru abiri, kumwe nka Ameki Meuble, ukundi nka Ameki Color. Ubundi arimbisha u Rwanda yiva inyuma, ari nako akusanya imari. Ushaka kugera ikirenge mu cy'umusaza Rusirare Jacques akujya inama yo kuzigama, ukazigama 1/2 cy'ibyo winjije. Mugende mujye kwa Rusirare mureba amarangi ari. Murakoze cyo kuba Perezida wa Repubulika. Ku mwanya wa 4 ni izina rizwi cyane kurenza nyiraryo, kuko hari na benshi batazi ko ari umuntu, ahubwo ari igikoresho cyifashishwa mu rugo cyangwa ari urugero rwifashishwa mu gupima ingano y'ibintu runaka. Hejuru y'ibyo byose si ikintu, ni umuntu w'umugabo ubasha no kwivuga. Nitwa Mironko François Xavier, nkaba naravutse mu 1946. Navukiye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi. Nyuma yo kurangiza amashuri abanza yahise yirundumura mu bucuruzi, dore ko yari yaratangiye kubukora akiri ku ntebe y'ishuri. Gucuruza ibidasa n'iby'abandi, kwita ku bakiriya be, abegereza ibyo bakeneye, byaremye umwihariko mu bucuruzi bwa Mironko buramuhira. Yarenze ibyo kurangurira i Kigali mu Bahinde n'Abarabu, yinjira mu Bugande agera na Kampala. Yinjije ubucuruzi bwe muri Kigali, maze mu 1967 yubaka inzu y'ubucuruzi yo gukoreramo Igorora House. Amaze gushinga imizi mu murwa, yabonye ko hari byinshi Kigali ikeneye, arenga imipaka ya Kampala yaranguriragamo, atangira ubucuruzi mpuzamahanga, ahagararira mu Rwanda ibigo by'ubucuruzi n'inganda byo mu mahanga. Aha niho Mironko yandikiye abandi bacuruzi, kuko yari afite ibanga ry'imikorere rishingiye ku masezerano y'ubwikubire monopole yagiranaga n'abahagarariye, ku buryo hafi inganda nyinshi zo muri Kenya ninjye wari uzihagarariye. Byampaye andi mahirwe yo kurumva ko naho ushobora kuva hano ngo agiye babimuhe, kuko nabaga mfite icyo bita monopole. Amatsiko Mironko yakuranye yatumye amuhagurutsa ajya kurebaho bimwe mu byo acuruza bikomoka, maze isi arayizenguruka ngo za Hong Kong, Malaysia, Ubuyapani n'ahandi. Mu guhindukira yadukana igitekerezo cyo gushinga uruganda rukora ibikoresho bya plastike. Mu 1926 uruganda Mironko Plastic Industries rwamenyekanye cyane nka Miroplast ruba rutangiye rukora amasashe, ibikoresho byo mu rugo, amakaziya, amatiyo ya PVC n'ibindi. Uru ruganda nirwo rwaremye izina Mironko ry'iki gihe, rirengana plastike, riba inkingi mu ishoramari mu Rwanda. Uyu mugabo kandi afite umwihariko ko ari we wa mbere watunze ikipe y'umupira w'amaguru ku giti cye. Inama ya Mironko bifuza kugira icyo bakora. Abantu bose bashaka kujya mu kintu kimwe, ukabona mugenzi wawe musangira ngo yagiye muri iki, uko musangira muri batatu, nyuma y'icyumweru mwese mukamura ko icyo kintu, urabona icyo kintu kizakunda. Ku mwanya wa 3 Mporanyi Charles wa Solas Group, inkingi ya mwamba,
mbisobanure ko ari inkingi zindi zegamiraho. Ibyo bigufasha kumva neza igisobanuro cy'icyo bita ubwishingizi abinyujije mu kivugo cya kampani ye akiyita ingabo y'amahina. Mporanyi Charles wabonye izuba mu 1944 imusambira muri Kamonyi. Uyu mugabo uzi guhindukana n'impinduka z'ibihe yaciye amarenga hakiri kare ko azi icyo ashaka ubwo yahagarikaga inzira zo kwiga seminari nkuru maze abayerekeje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yiga y'ubukungu. Bidaciriye aho akirangiza icyiciro cya mbere ababengutswe n'Abasuwisi bamujyana iwabo akomereza y'amashuri ari nako bamutoza imikorere yabo. Mu kugaruka i Rwanda agaruka akorana n'Abasuwisi mu kigo Trafipro Travail Fidelité Progrès. Ababaye wa mbere wigiye kuri buruse ya leta agatangira akazi adakorera leta ahubwo akorera mu nzego z'abikorera. Abasuwisi bari bamusabye leta. Kwari ukosoro wabyukaga kuko ibyo Mporanyi yabonye mu Busuwisi byasebye mu bwonko bwe kwitwa umukozi wa leta. Ari mu Busuwisi yabonye imibereho y'abantu bikorera ahita abona isura y'imibereho ye ya nyayo. Akantu ko kubona abana baba industrie baza mu mavatiri meza bakavuga ngo uriya n'umuhungu wa umudaferu uyu n'uyu wa industriel uyu n'uyu cyakomeje kunseserera. Nanjye ndavuga nti burya les affaires ni ikintu cyiza biruta biriya bindi bya Geronel. Ivyo byahise bimvamo rwose nza nshakisha ukuntu nanjye nazajya muri affaire nkagira icyo nkora. Mporanyi icyuho yabonye mu mikorere y'ikigo cya leta gitanga ubwishingizi cyamuhaye igitekerezo cyo kugana muri uru rwego rw'umurimo, ariko aziterwa n'itegeko ryahaga icyo kigo cya leta Sonarwa ubwiharire monopole. Mporanyi yaje gusezera muri Trafipro nyuma y'ahaguriye icapiro. Ababaye umunyarwanda wa mbere ugize icapiro atari urwego runaka, idini cyangwa leta, kuko niba bari basanganywe ubucuruzi bw'amacapiro. Ikintu cya mbere ni amakuru, kuko mu 1982 nibyo byatumye amenya mbere y'abandi ko leta yemereye abikorera gushora imari mu bwishingizi. Icyamugoye ni ukubona urwego rwa leta rurebera umurimo w'ubwishingizi ku bigo byigenga kuko byari bishya. Ajya mu biganiro hagati ya Beneri na Minisiteri y'Imari birangira bagiye mu maboko ya Minisiteri y'Imari. Yakurikijeho gushaka abafatanyabikorwa bamenyereye ubwo bucuruzi. Tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1984 ahabwa uruhushya rwo gukora. Tariki 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1984 Société Rwandaise d'Assurance SORAS mu magambo ahinnye ibifunguye imiryango ku mugaragaro. SORAS yabaye ingabo y'amahina koko nk'uko ibyivugira, maze abifuzaga gukora ubushabitsi no guhanga imirimo baratinyuka kuko babaga bazi ko bashinganye. SORAS ya Mporanyi yabaye inganzamarumbu maze nawe sugushora imari yiva inyuma. Umurindi we wumvikana nka Kigali Business Center KBC, Bank of Africa, imprimerie ya mbere rutura mu Rwanda no mu buhinzi cyane mu cyayi ntiyasigaye. Nk'iraribonye mu ruhando rwo guhanga imirimo, Mporanyi Charles atanga inama ngo guhanga gashyo cyane cyane abo bantu rero bashaka kwihangira imirimo gukoperana bizageraho byuzure ntabwo bizakunda. Kwihangira umurimo ni bwiza, ariko ukajya ugira n'igitekerezo gishyashya. Nukora ikintu kimwe ukagikora imyaka 10 ugikora uko wagikoraga abandi bazagucaho. Umwanya wa kabiri Makuza Bertin, Rwanda Form. Umuyobozi leader si uwatowe ahubwo n'ufite icyerekezo kandi akamenya gufata icyemezo. Muzima ifo kumenya gufata decision, kwifatira decision. Uwo Makuza ubuzima bwe bwaranzwe no gufata ibyemezo no gutinyuka akagenda mu bimbere muri ba rwiyemezamirimo bo mu Rwanda uzi nabo uzamenya. Uyu munyabigwi mwihanga mirimo no kwiyemeza yageze ku isi mu 1944 akayivaho mu 2016. Izina rye ni Banzumenye mu ruhando rwa ba rwiyemezamirimo. Makuza Bertin yavukiye muri Nyaruguru ahava ajya gukomereza ubuzima muri Kigali. Yageze bagiye kwiga amashuri yisumbuye mu ishuri rya Eto Kicukiro aho yize ubukanishi. Nyuma gato yaho arangije kwiga mu 1962, nyuma y'imyaka 4 akorana n'Abasereziyane yatumye abasha kubona imashini ikora ibindi byuma, maze mu 1967 ahita ashinga ikigo kizwi na n'ubu nka Amejerwa, Atelier de Mécanique Générale du Rwanda. Makuza watangiye bwa mbere imirimo nk'iyi mu Rwanda yarahiriwe ndetse araguka. Makuza washaka kwaguka birushijeho yatangiye kujya mu ngendo shuri mu bindi bihugu areba icyaba handi barusha b'i Rwanda. Burya rero ngo kugenda bitera kubona, kuko urugendo yakoreye muri Kenya mu ruganda rwa Vitaform rwatumye abona uko matera zikorwa nk'umutekinisiye, ahita abona ko nawe ari ibintu nawe yakora. Makuza wamenye gufata risk hakiri kare niko yahise ashinga uruganda rukora matera arwita Rwanda Form. Aho hari mu mwaka w'1983. Igitekerezo cyo gukora matera mbere y'abandi bose rwahaye Makuza kuba ikirangiriye mu gihugu
by'umwihariko mu Rwanda rwa rwiyemezamirimo yakomeje yerekeza mu bwubatsi ashinga uruganda rukora amatafari Bricoterie. Kamere ya Makuza irangwa no gutinyuka mbere y'abandi yahesheje Makuza kuba umunyemari ukomeye maze ayishora mu bikorwa bitandukanye birimo amabanki n'ibigo by'ubwishingizi, udasize n'inyubako imwe mu zigaragaza ubukaka bw'umujyi wa Kigali MPC Plaza. Mu buzima bwa Makuza n'abifuza kugira ikirenge mu cye iteka atsindagira inama y'uko mu buzima ifo kumenya gufata decision, kwifatira decision, kandi rero ubuzima ntibworoshye. Mu buzima bw'umuntu agomba gufata risk, kuvuga uti ngiye kubikora kama mbaye ngiye kubikora ndwane nabyo ndebe ko nabigeraho, nibyanga ko nzaba nakoze uko nshoboye. Ku mwanya wa mbere Mutangana Jean Baptiste, uyu musaza ubereye benshi sogokuru abandi akababera umubyeyi, dore ko imyaka y'imwemerera yabonye izuba mu mwaka wa 1939. Avukira mu Bufundu, wamwita Le Patriarche Godfather, ikigirwamana mu ihangamirimo mu Rwagasabo. Imijugujugu yaterwa n'imiki, kuko kuba mu mwaka wa 1958 u Rwanda rutarabona ubwigenge yari umwe mu bacuruzi bemewe mu Rwanda. Igihamya ko ari icyari cyo. Nyuma yaho inzira y'amashuri yanze, Mutangana yahise atangira gushakira mu bucuruzi, abutangira nk'abandi bose. Atangira acuruza imyenda, akarusha akayidoda, cyane ko yari yarabiboneye muri Kongo aho yari yarageze ari gushaka amashuri ntibimuhire. Imijugujugu y'ivangura yasunikiye Mutangana guhunga u Rwanda atarwanze, anyura Zaire. Intambara y'abapfurero udasize n'iyamurere nabyo ntibyamuha amahwemo, bimusunikira kwisanga mu Burundi. Muri rya jisho ribona ikibura rizwi kuri ba rwiyemezamirimo ari aho mu Burundi, byatumye abona ko yakubura ubucuruzi bw'imyenda no kuyidoda. Yarabikoze biramuhira, atangira kwaguka, yagukira mu bucuruzi mpuzamahanga, yohereza ikawa mu mahanga, nawe akazana isukari, imyunyu na sima n'ibindi nkenerwa. Ibi Mutangana yakoze niko n'abandi bacuruza, ariko icyaremereje izina rye rikamutandukanya n'abandi ni ugushinga uruganda rukora amabuye ashyirwa muri radio no mu bindi bikoresho bikenera imbaraga z'amashanyarazi. Mutangana wari warahindutse umurundi, ariko umutima ugakomeza gutera kinyarwanda. Yikirije yanyikirizo igira iti twaza mwajya nako naza mwajya. Uwo mutima utera kinyarwanda watumye ahindukira maze yiyemeza gutangiza uruganda Société Rwandaise de Batterie, uruganda rukora amabuye atanga amashanyarazi yifashishwa mu bikoresho bitandukanye cyane muri radio. N'amabuye y'amapire yamenyekanye nka Volta Super. Imiterere n'imikorere y'uruganda rukora amabuye rusa n'urubumbye inganda mirongo wakangaranyije buri umwe wari n'uwiyitaga rwiyemezamirimo. Ubundi pire rikoresha matière première zinyuranye 36, niko n'imashini zibasingana. Wasanga ugomba gukoresha matière première mu ruganda ubwarwo kwihari. Kuva kuri urwo ruganda rero ukajya kutsindi ngana processus yindi ni ibintu birebire cyane. Akaboko k'ishoramari ka Mutangana kagaragara henshi mu Rwanda. Ngo mu cyayi, inyubako nka Resident Hotel. Ibikorwa bya Mutangana n'urugero nyarwo rw'imigirire y'umunyarwanda wa nyawe, ubuhanga n'ubuhangange nk'umurage wa Gihanga. Uyu musaza w'inararibonye mu buzima n'ibyo akora, hari ibyo abona kuri ubu bikamubabaza, yifuza ko buri umwe wese yabizibukira. Ikibazo numva rero gihora kinzonga nshuti yayo ni ibintu byo gusaba akazi. Akazi se barakasaba kwande, baravuga ati mwembirime. Urya muntu wavuze ngo nimbirime, ubundi yari yarangije kubakiza. Ririya jambo ryari ryabakirije barumvise. Abakiri muri nyina ye kuba ngo barashaka ibirimo sicyo bashaka no kwanduranya. Uko mungana ko mwese siko muzabona ahantu mukora muri leta. Ubusamaze kwimbira imirimo mwakurikije rya jambo, ahubwo batabibona n'abasinziriye ntazi uko basinziriye, ntaho nzigiye bazakangukira. Bafite defo imwe bigeze ntibabaza. Umuntu akubwira ati mwambwiye ko wabigenje nanjye nkagerageza kwibeshaho n'umuryango wanjye. Wagenda warashaka yabuze akazi cy'ubundi atakabona. Wamwe tukora kimwe nta kazi bifite ndicaye. Kuzagiza ryari mwabonye akazi. My God. Ubonye akazi ugahawe nani? Burya imbwa yirukirutse nayo yicaye. Naho umuntu aricara ngo arindiriye ngo zamuha akazi. Wafite diplome. Urutonde rwacu rwaba rwiyemezamirimo abahangamirimo b'Abanyarwanda reka turusozanye n'uyu w'umwihariko. Yarenze kuba urugero n'icyitegererezo, ahinduka isomo mu yandi. Bihamywa n'abo bakoranye ndetse n'abize muri Africa Leadership Academy. Izina rye ni Miko Rwayitare. Akaba afite umwihariko muri Afurika nzima wo kuba ari we muntu wa mbere wazanye ikoranabuhanga rya telefoni igendanwa ku mugabane wa Afurika, abinyujije mu kigo yashinze hano mu Rwanda. Umusanzu we uzwi binyuze muri Hotel de Mille Collines. Ibye mu buryo burambuye naho butaha. Ntuzacikwe, wiyandikishe subscribe uzaba wa mbere kubimenya. Ngayo ngo kwiga no kwigana. Ingero wazibonye, inama wazihawe, nahawe ho guhitamo uko ugenza no kugenda muri za ntambwe n'iza mirenge terugana kwidembe. Erega ntawe bitabera.
nuko bitinda bikaza abarambiwe bagiye, ariko wowe niba ubyizera dusubire gutaha.